Hello guys, muri video ngiye kubasobanurira uko wavana amafaranga kuri Binance uyashira kuri mobile money. Turifashisha aya madolari 51 ari muno muri Binance, akara amadolari twakoreye tuyavanye muri FMC Pay tukageza no muri Binance. Iyo video nayo nimba utayirebye ndaza gushira link mu description kugira ngo nawe uyirebe urebe uburyo tubikuza tuvana muri FMC Pay dushira muri Binance, ndetse ube wanayijoininga kuko muri FMC Pay aya madolari yose 51 na madolari nakoreye ku buntu nta gishoro na gito binsabye. Okay guys, rero reka turebe uko aya madolari 51 tugiye kwageza kuri mobile money yacu. Uraza umanze mbere ya byose ufungure application ya Binance yawe. Nimba utari wafunguraho account uramanza ufungure account, kandi bitari gufungura account ubyandike muri comment naho kuri video uburyo bafungura account ya Binance. Nyuma gufungura account yawe rero irafunguka gutyo uri kubibona nkuko wabibonye. Uraza usangira hano hepfo hari home, ari byo turi kubona hano ibintu byo kuri home. Usangira hari market, hano hari trade, hano hari feature, just futures, hano hari asset. Nusanga atari ko bimeze, urugero ugasanga bimeze gutya, nusanga bimeze gutya wowe, hano hari market, hano hari square, hano hari trade, hano hari discover, hano hari portfolio, umenye ko uri gukoresha Binance Lite. Icyo urakora ituza hano hejuru kuri kano karogo ka Binance, numa kuhagera uhita ukanda uhakanda, numa kuhakanda uhita umanuka hano hepfo handitse Binance Pro. Ubwo ugiye gukoresha Binance mu buryo bwa professional nk'umu professionnel, uhite uhakanda, numa kuhakanda irahita ifunguka mu buryo bwa Pro, ubundi uhita ugera kuri ya home tab imeze gutya ifite home, market, trade, futures na asset. Ukigera hano rero urahita kuko ukeneye kubikuza urahita uza hano kuri asset yawe cyangwa ku mutungo uhakande. Yes, nyuma kwakanda rero uraza usange hano muri overview harimo urasanga imeze gutya, harimo umubare w'amadolari ashaka kubikura ayayo yose, yaba igihumbi, yaba amadolari 5, yaba amadolari 10, yaba amadolari 100, yaba amadolari 51 nk'uko uri kubibona yose arabikurika, nta madolari namwe atabikurika. Uraza rero usangiye hano bimeze gutya. Noneho nurangiza icyo urakora urahita uza hano muri spot muno kuri kano kantu ka kabiri uhakande. Nuhakanda hari igihe wasanga hano hari 0 cyangwa 0 n'ibice runaka, ubwo amadolari agiye kubikuza araba ari muri funding. Nuyasanga muri spot gutya rero icyo urakora urahita uzure no muri funding. Urabona ko mwo harimo 0 n'ibice 0.5, kandi amadolari dushaka gukoresha agomba kuba ari kuri funding. Icyo urakora nta kindi rero, urahita uza hano kuri transfer, hano kuri transfer uhakande. Numara kuhakanda noneho urabugiye utransferinga amadolari ava kuri spot wallet hano ajya hano hejuru kuri funding. Uko urabigenza rero kuko ugiye kuvana kuri spot wallet ujyana muri funding, uraza ukananutse ngo from to, ubwo uraza ukande kano kantu gafite agafresh kareba hasi no hejuru ugakandeho. Nyuma gukandaho urahita uvana muri spot muno ujya muri funding. Noneho urahita uza hano uhitemo coin ushaka kwimura, nimba ari BNB, nimba ari USDT cyangwa se indi coin yose. Twe dushaka rero kwimura USDT, ubwo turaza hano duhite tuza dukande kano kantu kareba hirya gutya. Nitumara kugakandaho bahita tuzanira coin ziriho amafaranga muri iyi application. Coin ziriho amafaranga rero ni USDT na BNB. Kuko twe dushaka kwimura USDT ko arizo nyinshi, ari nazo duhisemo, tuhite dukanda hano kuri USDT tuzikandeho. Nitumara kuzikandaho rero hano baza kubaze amafaranga, umubare w'amafaranga ushaka kugira ute gutransferinga uyavana muri spot wallet uyajyana muri funding.
uze uwandikemo muno cyangwa se uze ukande max, nukanda max yose arahita yimuka. Available dore naya 51 n'ibice 02 tuza dukande ngo max, yose turaba tugize ute tugiye kuyimura. Niturangiza tuza dukande confirm hano hepfo, ubwo bahise batubwira ngo transfer successfully, bamaze kutubwira ko twamaze gutransferinga, dukande OK. Yes, ubu amadolari noneho yavuye hano kuri spot, yarari agiye kuri funding. Reka mbibereke, urabona ko kuri spot usiganyeho 0.06, mu gihe kuri funding tugizeho amadolari 51.08. Ukigera aha rero icyo urakora ni iki? Mu gihe ugiye kugira ute kubikuza, ubwo urahita uza hano kuri P2P. Hano kuri P2P niho urakanda, numara kwakanda ubwo uraba ugiye kwinjira mu isoko ryo kugura no kugurisha ama USDT. Guys, mbabwira ngo aha hantu abenshi bajya bahagira impungenge, nkuko nabivuze muri video ya mbere y'uburyo wavana amafaranga kuri MTN Mobile Money yashira kuri Binance, na hano kuyavana kuri Binance yashira kuri Mobile Money dukorera muri isoko rya P2P, kandi nta kibazo na gito bitera, kuko uyu muntu uramuhereza nawe akaguhereza. Guys, mutarakora subscribe rero mbeko dutangira gucuruza aya USDT yacu 51, manzi kandi subscribe, ufungura inzogera kugira tushizeho ikiganiro cy'ubona mu bambere, kandi rwose iyi video uyihereze na like, uditekerezo muri comment niba shifuza ko twakubwiraho muri video zikurikiyeho. Okay guys, rero urabona hano turi muri buy. None icyo tugiye gukora tuza hano muri sell, kano kantu ka sell niko tuza tugakandaho. Nitumara gukandaho rero bahita batubwira abaguzi bari ku isoko, urababona ngabaguzi batandukanye bari ku isoko. Hari uwitwa The Postman, hari uwitwa Trade, hari uwitwa Tedija 70, no next crypto, aba bose nabari kugura. Noneho ikintu ahita ukora urebaho cyambere, urabanza urebe ko amafaranga ugiye kugurishamo ari amanyarwanda. Hano hejuru nusatira amanyarwanda urahita ukanda hano gutyo kano kantu kareba hasi, ubundi uhitemo amafaranga. Hano hitamo ubwoko bw'amafaranga, ko harimo amayero, amayede, amarupi, harimo amafaranga menshi atandukanye. Wowe rero uraza hano n'ubundi na amanyarwanda arimo, aba ariyo uhitamo niyo dushaka kugurishirizamo. Ubwo ni isoko ryacu n'abanyarwanda baririmo. Noneho nurangiza uraza urahita urareba abantu bari kugura ninde uri online. Online ni kano kantu gasa n'icyatsi kamuriho kakadomo, avuze ko ari online. Bose bari online, aba bose bari online. Ariko hano muri buy kadusubire muri sell, byari birindutse gatoya. Yes, uyu muntu uriho kano kantu aba ari online. Numara kureba rero ukamenya kumenya bari online, uraza kureba urebe umuntu kugura ku giciro cyo hejuru n'uburyo ari kwishuramo. Uyu hari witwa The Postman, ariko ntabwo ari online. Ikintu icya mbere niyo mpamvu kumugurishaho tugomba kuba tumuretse kugira ataza gutinda kutwishyura. Ikindi hano ureba uburyo yishyura, urabona arishyura na Mobile Money na Airtime Mobile Top Up, yishyura mu buryo bwa Airtime. Ntabwo twe dushaka ama Airtime uyu ntabwo turi bumugire ute, turi bumugurisha. Ariko hano hari uwitwa 128 Traders just Trades, uyu ari online, ari kugura ku 1440 n'ibice 02. Aba bantu bose bari hano bari online, bariho tuno tudomo, ariko bose urabona ko uri kugura kuri menshi, kugenda manuka hepfo agenda amanuka. Uri kugura kuri menshi uri online n'uyu niwe tugiye guta tugira ute, tugiye guta tugurira. Noneho nurangiza uraza urebe ngo uyu muntu afiteho amafaranga cyangwa amadolari angahe. Yafite amadolari 868. Noneho ngiye urebe limit
ari kugura kuva ku madolari angahe kugera kuri angahe, kuko igihe ushobora gusanga ari kugura wenda ashaka amadolari menshi wowe udafite, cyangwa ashaka amadolari makeya wowe uyarengeje. Urabona ko ari kugura ku madolari kuva kuri 50 ku bihumbi 50 kugera kuri 1,244,000. bivuze ngo rero uyu kumugurishaho ntacyo bitwaye. Ubwo n'uyu twamugurishaho, urabona ko n'uyu twamugurishaho kuko afite kugura, oya ntabwo twamugurishaho, urabona ko afite limiti y'ibihumbi 100 kandi nta mafaranga turi bukene agera mu bihumbi 100. Ubwo rero byose tubirebaho mbere yuko ujya kugurisha. Cyakora twagurishaho n'uyu akura ku 1,440, ariko akina amadolari kuva ku ifite ibihumbi 4,448, ariko akaba ari gukenda kuva ku 50 kugera ku bihumbi 500. Rero twamugurishaho ntacyo bitwaye. Ikibazo ahubwo uyu ari kugura kuri make 1,440 mu gihe kugura ku 1,440 n'ibice 0,2. Bino bice 0,2 birabara guys, ntabwo wapfa guhita umugurishaho ngo nuko we afiteho utarebye ibiciro afite. Okay, taza rero duhita tuza kuri uyu. Twamaze kubona ko yemera momo, akemera mobile money, akemera na Equity Bank. Ngo rero icyo turakora twebwe duhita tuza hano dukande kuri seri. Twakanda kuri seri, ubwo tugiye kugurisha amadolari yacu. Duhita dukanda kuri seri gutya. Nitumukanda kuri seri rero, ubwo ahita batwereka igiciro ari kuguriraho hano hejuru tumaze kubibona. Noneho umuntu uraza ushiremo umubare w'amadolari ushaka, washyiramo amanyarwanda. Hano ukanze gutya kuri by fiat hahita hazamo amanyarwanda, ariko nuza by crypto nabwo nibyo byiza, nibwo urahita ubona amadolari uri bugire ute, uri bumuhereze. Nugera hano rero urayiza ukanda uhite, nushaka kwegurisha yose tukanda handitse ngo USDT all, hano hitwandika ukanda handitse ngo all, amadolari yose 51 n'ibice 2 arahita ajyaho. Bahita kutwereka amafaranga noneho ari butwishyure yose 73,397. bahita baza bayatwereke. Noneho nurangiza uraza urebe uhitemo payment method, hano ihite uhakanda. Noneho uraza rero umwereke amazina ari bukwishyurireho, nimero ya telefone n'amazina bukwishyurireho. Noneho nurangiza ubundi ahita ukanda place order. Nawe rero arahita abona notification kuri phone ye, ahita duhereza aka message. Murabona ko hano yahise duhereza aka message. Hano rero ko twamaze kubona amafaranga yacu, tuza dukanda hano handitse ngo payment received, ariko umaking sure ko wamaze kubona amafaranga yaduhaye na payment proof yayiduhaye ko yamaze kutwishyura. Ubwo tuza hano rero duhita dukanda ngo payment received hano, ariko mbere ko ukanda ugomba kumanza wareba ko amafaranga wabonye koko ariyo yageze kuri momo yawe. Tumwe turebe ko ari iya momo, ni iya momo dore ngiyi. Ubwo nta kindi duhita dukora, tugiye kuza hano kuri payment received tumuconfirming. Niturangiza duhita dukanda I have received, I have verified that the payment, aya mafaranga nayabonye. Ubundi uhita ukanda confirm and release hano. Iyo umaze confirm and release, ubwo wemeye ko amafaranga yabonye. Niyo wawe utayabonye, ubwo nta kindi kintu wabaza. Tukande confirm and release gutya, ubwo amafaranga yacu turaba twamaze kuyabona. Deal gutya iba irangiye guys. Rero ni gutya ugurisha amafaranga ukayavana kuri Binance ukayashira kuri mobile money. Niba video wayikunze uyihereze like, kandi ugenda udakoze subscribe, ude ibitekerezo muri comment guys. Ibitekerezo byanyu turabikunda kuko biradufasha. Ciao ciao.